reka dutangire tubasuhuza mwebwe mwemeye gukora subscribe mukajya mureba channel yacu mukajya mureba amakuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Mbibutsa yuko iyi ni KT Zone muri kumwe na Cesar Ndayisaba Theogene, ariko sindi njyenyine ahubwo ndi kumwe nitwa Ingana Semugeshi. Yitwa Bayingana Semugeshi, mumaze kumenyera ntago ari ubwa mbere mumubonye hano. Tugarutse mu makuru yacu hano, akaba ari amakuru arimo kugenda avugwa. Ni munyemerere mbagezeho ingingo tugiye kwibandaho kuri uyu munsi. Ntago tujya mu ngingo nyinshi, ahubwo ni ingingo ebyiri gusa. Ingingo ya mbere turavuga ku makuru arimo aragenda acicikana avugwa kuri Pamela wa Deben cyangwa se uzwi nka Uwicyeza Pamela ndetse na Deben. Uyu nguyu akaba ngo inda yamaze kuyanika ku gasozi. Ntago ari inkuru turi bugarukeho gusa, ahubwo nkuko mubona Semugeshi kandi mumenyereye ku busesenguzi bwimbitse cyane cyane ku bifite aho birebana cyangwa se ku bijyanye na politike z'ibihugu. Uyu munsi turamwifashisha hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbasabe kutajya kure, ariko nanabonereho mbaho umwanya wo gukora subscribe. Mwebwe mudukunda mukadukurikira umunsi ku munsi, mwebwe mwemeye kutuba hafi, ibitekerezo byanyu tubibona muri comment umunsi ku munsi. Reka rero aka kanya ngire nti turaje turabakunda kandi tuje twambaye, tuje twuzuye. Semugeshi Karame, abakunzi bacu bamaze kukumenyera kuri uyu munsi, bongeye kukubona, ni iki wababwira? Bakurikira KT Zone, navuga ko bakoze amahitamo meza. Yego. Ndetse ubwo tuba turi hano twiringiye cyangwa se twizeye kubona ibitekerezo byabo byubaka, kandi ariko sinangombwa burako ibitekerezo byubaka byo generated gusa. Yego. Buriya iterambere ni imbumbe ya positivity na negativity. Byose ariko tuba expectinga positive results, kuko natwe dukora ibishoboka byose ngo tubageze amakuru vuba kandi y'ukuri. Yego. Arakoze cyane Semugeshi, aje kudufasha nkuko nabibabwiye. Reka dutangire inkuru yacu tuyanzike duhereye ku makuru arimo aragenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi barimo barayavugaho byinshi bidasa cyangwa se ntago bari kuyavugaho rumwe, yaba bamwe mu bakora umwuga w'itangazamakuru ndetse n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Inkuru irimo iraca ibintu cyangwa se ikomeje kujya mu mitwe y'abantu muri aka kanya, yakomeje kuzamuka ku ntera ihambaye. Ni inkuru yagaragaye ku munsi w'ejo ku itariki 26 z'uku kwezi kwa 2010 z'uku kwezi kwa 12 2024. Iyi nkuru ni inkuru ifite aho ihuriye n'umuhanzi witwa Deben. Ni inkuru yaje kuba yatangara cyangwa se yatangira gutrendinga ubwo indirimbo ya mashusho y'indirimbo True Love y'umuhanzi witwa Mugisha Benjamin uzwi nka Deben yaje kuba yayashyira hanze. Aya mashusho rero ni amashusho atavuzweho rumwe y'umugore we, ndetse akaba ari umugore witwa Uwicyeza Pamela. Uyu nguyu akaba ari Miss Rwanda. Uyu nguyu akaba ari uwitegura kuba umubyeyi mu gihe gito. Akaba yarafashe amafoto bigaragara ko yafatiwe rimwe n'amashusho y'indirimbo ya Deben umugabo we, ariko ku mugoroba w'umunsi w'ejo akaba yageze hanze. Abantu benshi byabababaje. Ese Semugeshi, iyi nkuru ukiyibona cyangwa se ukiyumva, ku ruhande rwawe wabyumvisha ute cyangwa se urabibona uti? Ni inkuru nakiriye neza. First uri kuba Uwicyeza Pamela twite ndetse yitegura kubyarira umuryango ndetse n'u Rwanda, ko abanyagihugu turi n'abenegihugu. Yego. Bivuze ko iyo umubyeyi abyaye ni ibyishimo mu muryango, ariko ni n'inyungu ku gihugu. Yego. Ni ikintu nakiriye neza kubera iyo mpamvu yuko agiye kubyarira umuryango ariko n'igihugu arakibyarira muri rusange. Ariko nanone dusubiye ku muzi cyangwa se turebye umuco wacu, yego, ntago ubitwemerera mu by'ukuri. Ibyo yigaragajemo ntago umuco ubyemera. Ngira ngo benshi wenda bakurikije inyandiko yashyizwe ku rukuta rwa Muganga Rutanga rw'amaboko, ntekereza ko abenshi banagiye batera commentaire bakurikije amagambo yavuze. Reka ndibuze gukotinga amagambo ye kugira ngo naza kumuhimbira. Yego. Yavuze ngo duhane, duhanure kandi duhorane bene Imana bahonoke. Utwite aratwikira natwika ngo yimanukire, ejo kuzamuka byamugora, amagarukirane muri rwa ruzi rw'ubuzima butazima. Rwa ruziga yego, rw'ubuzima butazima. Inda y'umubyeyi irubahwa ikubahirizwa, niyanikwa ku gasozi. Kayihande n'u Rwanda n'inda.
muzibeho nk'ugatsindwamo. ati ntiyanikwa ku gasozi ka Ihande n'u Rwanda ninda muzibeho mwogatsindwa mwe. Ayo niyo magambo yavuzwe n'umupfumu Nzayisenga Modeste uzwi nka Rutanga rw'amaboko. Uyu nguyu murabizi yuko uyu ni umupfumu arabyemera se cya ni muganga Rutanga rw'amaboko. Inkuru wasomye urebye nuko ikinyamakuru cyanditse yuko ari umupfumu Nzayisenga Modeste uzwi nka Rutanga rw'amaboko. Iri zina kuko nawe ubwo arabyemerera kuko avuga yuko apfumura akareba ikiri imbere. Ubwo ubuganga bishobora kuba ari imvugo yoroheje cyangwa se ya gisirimu. N'ubupfumu nayo ni imvugo y'ikinyarwanda kandi itanga igisobanuro ku muntu ufite ubushobozi bufite aho buhuriye n'imyemerere y'umuco w'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero kuba yiswe umupfumu hano mu bitangazamakuru cyane ko turimo kwifashisha inkuru ye yashyize ku rukuta rwe rwa X bamwise umupfumu natwe twamwise umupfumu. Ndakeka Modeste ari burebe iyi video niyumva bitamunyuze kuba yitwa umupfumu araza kutwandikira tubwire muri comment. Uyu mugabo ni umwe mu bagabo basanzwe mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ibijyanye n'umuco, ariko si ibyo ngibyo gusa kuko we ubwe ashinzwe ikigo cyangwa se ni umuyobozi w'ikigo gifite aho gihuriye n'umuco w'u Rwanda. Nk'uko iki kinyamakuru cyabigaragaje cyavuze yuko Rutanga rw'amaboko asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Ubwo urumva neza ko ni umuyobozi mukuru w'icyo kigo cy'ubuzima bushingiye ku muco mu gihugu cy'u Rwanda. Kuba rero yaba uwa mbere ushyize ibyiyumvo bye ku karubanda akavuga anenga Mugisha Benjamin kuba yashyira ku gasozi ari amashusho y'umugore we, avuga icyambere cyo yuko bihamanye n'umuco w'u Rwanda. Mu magambo dusomeye yavuze avuga yuko ibingibi ngo bishobora kuzamugora mu ruziga rw'ubuzima. Ubundi iyo umuntu avuze uruziga rw'ubuzima abenshi babisanisha n'inzoka yiruma umurizo. Hari umugabo wanditse igitabo aravuga ngo inzira ya muntu ni nk'inzoka yiruma umurizo, bamwita Muzungu Gerard, Padiri Muzungu Gerard. Icyo gitabo kirahari ugishaka wakibona. Avuga yuko ahantu abisanishiriza ngo umuntu avuka ari gato akagera aho akambakamba afite intege nkeya atarageza intege, akahagurukira ku bintu, akagera aho agenda akaba igikwerere, nyuma y'igihe runaka akongera kubura intege kandi yarazihoranye, akagera aho yongera gukambakamba nk'uko byatangiye, agasoza noneho agendera ku kibando anahagurukira ku bintu nk'uko byari byaratangiye mbere. Ibi rero inzira y'uruziga ntabwo ari ukumutega iminsi yashatse kugaragaza, ahubwo yashatse kugaragaza yuko uyu munsi ntabwo yakabaye atwika ngo yimanukire, kuko inzira y'uruziga cyangwa se inzira ya muntu ari uruziga rumeze nk'inzoka yiruma umurizo. Hari aho ashobora kuzagera akicuza ibyo yakoze uyu munsi. Akaba ari naho yasoreje ijambo yavuze ati nyamuna, ijambo rya nyuma yavuze ati muzibeho mwogatsindwa. Ahangaha kuzibaho cyangwa se ni nko kuba ati mutwikire mwamba. Oya, ntabwo yakoresheje ririya jambo ryo kuzibya muri sanse dusanzwe ubwira umuntu ngo ziba, ahubwo we yakoresheje iyi mvugo avuga ngo muzibeho, cyangwa se ni nko kubabwira ati nimuhisheho, ni nko kubabwira mugaruke mu muco, mugaruke mu sinzi ukuntu nabivuga. Ntabwo uyu munsi kuvuga iri jambo ubibwiye abantu bose bashobora kubyumva, ariko ni nko kongera kubakebura kugira ngo bongere bagaruke kuri gahunda yo kugira ubuzima bwabo nk'umuco uko wabigenaga. Bongere bagaruke mu gikari, bamenye ibigomba kujya ku karubanda n'ibitagomba gushyirwa ku karubanda. Nicyo rero yavuze asoza, aranabakebura arababwira ati mwogatsindwa mwe nimusigeho. Ubwo rero uyu Rutanga rw'amaboko ni umwe mu bantu bafite impact mu gihugu cy'u Rwanda, ni umwe mu bantu bakunze kuvuga iyo biri ngombwa, ariko kandi akaba afite n'imbaraga zimugaragaraho, zaba iz'umwuka ndetse n'imbaraga zijyanye n'imitekerereze n'umubiri. Ubona yuko no kuba ayobora iki kigo nawe agomba gukurikiranira ibya hafi ibya sosiyete nyarwanda igenda igeraho umunsi ku munsi. Kuba yabakebura imbere y'amaso ya Semugeshi se byaba ari kurengera, yaba yabinjiriye. Wowe urabibona ute kuba yabakebura? Actually simifata nko kurengera, kuko niyo ataza kuba afite izo nshingano zo kuba ashinzwe ikigo
gishinzwe iby'ubuzima ko bushingiye ku muco n'umuntu wese mukuru yaguhanura kandi si ngombwa ngo agombe kuba afite inshingano. Yego. Natangiye mvuga ko inkuru yitwita ndetse no kwitegura kubyara k'umubyeyi w'Icyeza Pamela yari inkuru yanshimishije. Yego. Ariko nanone uburyo bigaragarijemo abantu binagenda n'umuco wacu nyarwanda nibyo bitishimiwe, nibyo abantu bafashe ukundi. Yego. Ariko nanone tumenye isi n'igihe tugezemo. Yego. Nubwo ibihe turimo bitakwiye kudukura ku muco twibagiza abo turi bo, ariko kuba yanagaragaza nanone ko akuriwe kandi ari hafi kugira uwaremera ubuzima ku isi, ndetse ntekereza ko ari ikintu kibi, ntabwo nabibonye nabi, ndetse na nubwo mu by'ukuri yari yambaye ubusa nyabusa, kuko ndibaza ko iyi foto ya Icyeza Pamela Yego. abantu benshi bayibonye, nibaye tuzamurire kuri screen bayirebe, abantu benshi bayibonye, ntabwo ari ifoto mbi, ni igice cyo hasi arambaye, hejuru arambaye, ariko igice cy'inda n'inda nicyo gice kitambaye. So ntabwo ndi buze kumubreminga cyane, ariko sindi buze nanone kumushyigikira, ngende hagati na hagati, kuko icyanshimije kurusha ibindi nuko agiye kubyara. Hari imvugo yavuze ikakaye, aho yagereranije inda, yavuze ati inda ntiyanikwa ku gasozi kuko n'u Rwanda ni inda, kandi muzi ko igihugu ni ikibyeyi, ni umubyeyi. Ibaze rero ufashe u Rwanda cyangwa se ufashe igihugu cyawe ukacyanika ku gasi, ari nayo mpamvu bigaruka bikarema uburemere. Umuntu witeguraga kuba umubyeyi mu Rwanda rwa kera, cyangwa se uwumva ibintu byose bifite aho bihuriye n'umuco w'ububyeyi, ibintu byo mu rugo byari ibintu by'ibanga, kuva ushatse kugera ubyaye, n'abana bagaragaraga ari uko umwana yavutse. Ariko nanone Cezanne, ntago wenda nituze no kubitindaho cyane, kuko nta ndumva nta gikuba cyacitse. Urumva nta gikuba cyacitse? Nta gikuba cyacitse, siko ndi kubyumva, niko biri. Ni inkuru ahubwo ntekereza ko abantu benshi bakwiye kwishimira ko yashize iminsi, urebe nicyo bita umuntu, hashize iminsi hibazwa byinshi, ese The Ben yababyara, Pamela yababyara, haramaze iminsi babuze urubyaro, bigera naho The Ben Yego. Muri zimwe muri interviews yatangaga, rimwe na rimwe wenda agiye gusinya amasezerano nabo bifuza ko ababera brand ambassador n'ibindi, abanyamakuru babinyuzagamo bakabimubaza. Yego. Urumva byari bimaze kuba ikibazo, ndetse abantu benshi babyibazaho, ahubwo ntekereza ko yagakwiye ku nkuru nziza yo kwishimira ko bimwe benshi bahoraga babaza koko igihe kigeze bikaba. So ndumva rero ngewe nta gikuba cyacitse Icyeza Pamela, nta koza wakoze bihambaye, ariko umuco wacu nyine urabibuzanya. Ahubwo abazagukurikira nyuma babifate nk'urugero, ubera abana akabarore, bagufatireho urugero, bimenyekane cyangwa se b'umuco ko inda itanikwa, dukurikije amagambo ya muganga Rutanga rw'amaboko uko yabitangaje, kandi koko binaza bigahura n'umuco wacu. Iryo somo abantu benshi bakabimufatiraho. Nabundi Icyeza Pamela ntago yacinga amabere, nta kosa rihambaye yigeze akora. Ndumva ari ibintu bisanzwe. Urakoze neza cyane. Ese wowe urimo kutureba muri aka kanya urabibona ute? Ese Semugeshi mwamwemeranya? Tubwire muri komenti, utwandikire utubwire igitekerezo cyawe ku byo wabonye. Ibi ngibi mbibutsa yuko yabishyize kuri YouTube, imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 48 n'abantu 264. Ni miliyoni 48 n'ibihumbi 264 n'abantu 945 kugeza aka kanya kuri YouTube ye, aho yaprodinze ari amafoto. Niho bamaze niho bantu bamaze ariko gukurikirana uko yabishyizeho. Iyo ni imibare amaze kurebwa kuri YouTube. Nicyo nasobanuye. Yabishyize kuri YouTube, imaze kurebwa n'imibare ingana itya. Ubwo bishatse kuvuga yuko abantu, umuryango w'abantu bangana gutya yizeye yuko babonye ari amafoto, n'abandi bari bwiyongere cyane. Ubwo ngubwo rero reka twebwe twikomereze amakuru yacu. Semugeshi, nk'uko twakutumiye tubwira n'abakunzi bacu batureba ndetse bakanakurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, twari tumaze igihe twibanda mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kuri ubu ngubu twagutumiye kugira ngo utwambutse imipaka y'igihugu cyacu. Turinjirira hariya ruguru mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, uciye mu karere ka Rubavu, ndetse ukinjira mu gihugu cya Kongo wifashishije imipaka yombi, yaba Petite Barriere cyangwa se Grand Barriere hariya mu gihugu cya Kongo.
hari inkuru yasohotse ku munsi yasohotse uyu munsi mu gitondo aho igisirikare cya Congo FARDC cyagaragazaga amashusho ndetse kikanikoma igisirikare cya RDF cy'u Rwanda kivuga yuko ngo hari umusirikare w'u Rwanda wafashwe n'izi ngabo zabo ndetse ngo abandi bakaba babashije kuhagwa. Bavuga yuko ngo uyu yari umusirikare w'umukomando wari uri mu mutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda ngo ndetse akaba yabashije gufatwa abandi bakicwa. Ngo hari n'indege zigera kuri 15 ziri mu bwoko bw'indege z'ubwiyahuzi, drone z'ubwiyahuzi, nubwo zo batazigaragarije amashusho yazo, ariko ibi byombi byashinjijwe RDF ndetse amakuru ahari nuko ngo RDF yamaze guhakana ibi ngibi, nubwo hari amakuru yagaragaye mu kinyamakuru kimwe yananditse imyirondoro yagaragajwe n'uriya muntu ngo akavuga naho avuka. Ese ibi ngibi abakunzi bacu bakabaye babimenyaho izihe nkuru nkawe ukunze kutugerera hakurya? Nabidasanzwe iyi nkuru kuko izi ni propaganda. Yego. Ni strategy, nimwe muri strategy Kinshasa bakunze kwifashisha. Akenshi rero iyo bashyize hanze itangazo nk'iri, yego, abantu bajye bitega ko hagiye gukurikiraho, sinzi niba byite events, ariko ibigiye gukurikiraho ni bidasanzwe. Yego. Ni bibi nk'itangazo gusa, ahubwo bisa nk'aho ari integuza. Yego. Ikigiye gukorwa kandi navuga ko kidasanzwe. Hashize iminsi igihugu cya Kongo kibasira u Rwanda mu buryo bugiye butandukanye, nk'ubu ku munsi w'ejo bwari Mbujimayi mu ntara ya Kasai y'Iburasirazuba, Perezida Felix Tshisekedi yego yongeye gutungurana agaragaza ukuntu His Excellency Paul Kagame w'u Rwanda gamutinya. Nabonye hari ikinyamakuru cyabyanditseho ngatinya kumureba mu maso, ngatinya kumureba. Bakomoza ku nama agomba kubahuriza u Rwanda tariki 15 z'ukwezi kwa 12. Inama agomba kubahuriza u Rwanda yaburijwemo ndetse Son Excellence Felix Tshisekedi arabimenyeshwa mbere y'igihe, ariko arinangira agerera u Rwanda kugira ngo akunde agaragaze ko u Rwanda ari cyo kibazo. Yego. Mu ijoro rya tariki 14 z'ukwezi kwa 12 ibihugu byombi cyangwa abakuru b'ibihugu bombi bari babizi neza ko inama igomba kubahuza bukeye itari bubi. Son Excellence Tshisekedi abizi ndetse na His Excellency Paul Kagame yari yabimenyeshejwe, ariko arengaho ajyayo. Yego. Ibi rero mu buryo mu cyangwa se ubundi hari image byagaragaje, nacyo yari ayigambiriye nubwo wenda bizwi cyane ko ariyo ntego y'Kinshasa, ariko hari bamwe babonye Perezida Kagame nka threats, nk'umuntu utifuza amahoro. Nyamara kandi bari bamaze kubimenyesha mbere y'igihe. Kuri nshuro rero kuba bagaruka bakavuga ko hari umusirikare w'u Rwanda bafashe ngo ubarizwa mu mutwe udasanzwe w'igisirikare cya RDF. Yego. Birakurikira raporo no muri zivuga ko u Rwanda rufite ingabo hariya zirenga 4,000. Ariko izi raporo zose zibihuha kuko haba urwego bwite rw'ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda biciye muri Afande Ronald Rwivanga ndetse n'inzego bwite za leta biciye muri Madame Yolande Makoro uvugira leta y'u Rwanda, bose bahakana bivuye inyuma ibi birego. Uretse n'abariya n'abaturage b'u Rwanda bahamanya n'ibyo abayobozi babo bavuga. Yego. Nta ngabo u Rwanda rufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Byakirwa nk'ukuri, bibukuri, abantu babyumve nk'ukuri. Sinje kubibumvisha, ahubwo mu byumve nk'uko ari ukuri. Yego. Mu byumve nk'uko Semugeshi nabivuze. Yego. Uyu musirikare rero nabonye bavuga ngo yitwa Kizimana Iradukunda Jean de Dieu, yavuze ko bari ingororero mu karere kamwe kagize uburengerazuba bw'u Rwanda. Bavuga ko yafatiwe mu rugamba muri weekend ishize rwabiraga Mambasa n'ahitwa Ndoruma, ni mu karere ka Rubero hari mu mashyamba ya Kivu ya ruguru muri Kongo. Yego. Ndetse bavuga ko nabonye bongeraho ko ari we warokotse muri timu ngari, ubwo ni company cyangwa se battery yari arimo. Ntabwo ari battalion, ntabwo warimbura battalion imwe kuri company cyangwa itsinda. Ubwo ni ama unity cyangwa se ni itsinda ry'ingabo bari kumwe bigize bitangazwa imibare. Banavuga ko bafashe ibikoresho byinshi. Nagiye rero ndeba karaka video bagaragajemo intwaro bavuga izirimo -1 n'izindi nyinshi bavuga ko nazo zabambuwe. Ariko ni propaganda nkuko tangiye mivuga, ni propaganda itegurwa ni Kinshasa mu rugamba bahanganyemo n'abene igihugu rwabananiye, bagahitamo kwicumbagiza cyangwa se gufata u Rwanda ngari rwo bagira ikibazo. Nyamara ibireba Kongo ni M23 naga u Rwanda. Arakoze neza cyane Semugeshi. Iyi nkuru yakomeje kugenda yibazwaho na benshi ndetse bavuga yuko ibi ngibi bishobora kuba ari byo cyangwa se atari byo, kuko bagaragazaga ko mu makuru bakuye muri uriya musore yivugira yuko avuka mu karere ka Ngororero, akavuga yuko yinjiriye igisirikare cy'u Rwanda ku itariki 22 Gashyantare 2020, ariko kandi 2022, ariko kandi akanavuga ko ngo yinjiriye ku kigo cya Gabiro, iki ngiki giherereye mu karere ka Gatsibo, akaba ari Iburasirazuba bw'igihugu
w'igihugu cy'u Rwanda. Ngaye nguko rero aya niyo makuru twari tubafitiye. Reka Semugeshi wabanye natwe aduhaye ubwino ku bijyanye n'u Rwanda ndetse na Kongo, arakoze cyane, reka mushimire. Namwe mbashimira kuba mwabanye natwe muri iyi video. Ibitekerezo byanyu cyangwa se muramutse mufite inyunganizi mwatwandikira hasi muri comment, ariko kandi mbasaba gukomeza gukora subscribe ndetse no kubana natwe mu biganiro byacu bikurikira. Reka Semugeshi nawe abashimire, niba afite n'icyo kubabwira akibabwire. Ndabashimiye abakunzi b'amakuru ya entertainment ndetse n'amakuru politique, bifuza kumenya byinshi kuri politique z'akarere ndetse n'ibibera hirya no hino mu isi, mwasura platform yacu yitwa Kivu TV, tuganira byinshi bivugwa muri politique mpuzamahanga. Nagushimiye nawe kunumira, wakoze cyane. Semugeshi arakoze, ni umunyamakuru akaba ari n'umusesenguzi ukorera kuri platform yitwa Kivu News, mwanyarukirayo mukamureba. Reka mbashimire mwebwe mwese mwakomeje kubana natwe, mbibutsa yuko ibiganiro byacu bisohoka buri munsi kandi tubagezaho amakuru abagezweho mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hafi yarwo. Tubagezaho amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Nitwa César Ndayisaba Theogene. akoze.